Ikaze kuri Delphi@Olivier. Bakunzi ba Delphi@Olivier, uyu munsi twabategura ikiganiro kibabwira ibintu 10 ushobora kwifashisha mu kubungabunga ubuzima bw'impyiko zawe. Uko rero twabibabwiye mu biganiro byashize, impyiko zifite umumaro ugiye utandukanye, aho twabonye ko impyiko zidufasha mu kuyungurura amaraso zikuramo imyanda igiye itandukanye, mu kuringaniza umuvuduko ukwiye w'amaraso, mu kuringaniza imyunyungugu ku kigereranyo gikwiriye, ndetse twabonye ko zidufasha mu gukora umusemburo wa erythropoietin udufasha mu gukora insoro zitukura z'amaraso. Niba uri umukunzi w'ibiganiro dukorana kuri Delphi@Olivier, wakora subscribe ugakana n'inzogera kugira ngo tuzaducikwa n'ibiganiro binyura hano kuri Delphi@Olivier bigufitiye umumaro, kuko ibiganiro binyura hano byose biba bikwigisha uburyo wabungabunga ubuzima bwawe. Tudatinze rero, reka tubabwire ibintu 10 umuntu ashobora kwifashisha, cyangwa se uburyo 10 umuntu ashobora kwifashisha akabungabunga ubuzima bw'impyiko ze. Ku mwanya wa mbere turahasanga kunywa amazi ahagije ku munsi, aho umuntu byibura akwiye kunywa litiro 2 ku munsi. Uko twabivuze mu biganiro byacu byashize, umuntu akwiye kunywa litiro 2 ku munsi, kuko impyiko zidufasha mu kuyungurura amaraso. Rero ikintu kimwe kizifasha mu kuyungurura amaraso, cyangwa se mu kuyungurura ariya maraso, harimo amazi. Rero umuntu akwiye kunywa amazi ahagije kugira ngo impyiko zikore akazi kazo neza. Ku mwanya wa kabiri harimo gufata umunyu mukeya. Umunyu ubundi ku munsi, siyansi igaragaza ko umuntu yakabaye afata miligramu 2300 ku munsi by'umunyu, ariko uyu munyu kugera biragora. Niyo mpamvu usanga abantu hanini bita kuri uyu munyu dushyira mu biribwa, ariko nyamara bimwe mu biribwa dukora muri restaurant cyangwa se ibiribwa byakorewe mu nganda, ndetse n'ibintu dukunda gukoresha byitwa ibirungo, umuntu aba akwiye kubyitondera mu gihe ukoresha bimwe muri ibyo bintu tuvuze. Uyu munyu wo ku meza cyangwa se dushyira mu biribwa uzajya ugabanya ku kigereranyo gihagije, cyangwa se ibyo bintu tuvuze haruguru ubihagarike burundu. Rero gufata umunyu mukeya bifasha mu kubungabunga ubuzima bw'impyiko, kuko uyu munyu utuma umuvuduko uzamuka ku kigero cyo hejuru, bigatuma impyiko zangizwa n'umuvuduko mwinshi ukabije w'amaraso. Rero gufata umunyu mukeya ni ikintu cyiza gukorera impyiko zawe. Ku mwanya wa gatatu turasanga gufata umunyu uzwi ku izina rya potassium bwinshi, ariko hano urawugereranya na gufata mwinshi cyane. Ibiribwa rero bikize kuri uwo munyu wa potassium turi babwire, ikizwi cyane ndetse kiboneka cyane ni imineke. Imineke rero bujya kuyifata ni byiza ku mpyiko, kuko urimo uno munyu wa potassium ufite ingaruka nziza ku mutima ndetse no ku bindi bice by'umubiri, ndetse no muri process yo kuvura kw'amaraso igihe umuntu yakomeretse. Ikindi kandi uyu munyu wa potassium ugufasha guhangana n'umunyu uzwi ku izina rya sodium, ari nawo dusanga muri uno munyu dufata wo ku meza cyangwa se dushyira mu biribwa. Rero iyo ufata ibiribwa bikize kuri uno munyu wa potassium, urugero twavuze ni nk'imineke, bigufasha guhangana n'undi munyu usanzwe uba wafashe ku meza cyangwa se mu bindi biribwa twavuze haruguru. Ku mwanya wa kane harimo gufata ibiribwa bikize kuri poroteyini bikeya, cyangwa se gufata poroteyine nkeya igennye mu mubiri wawe. Poroteyine rero yibaye nyinshi mu mpyiko itezamo indwara izwi ku izina rya kidney stone, aho usanga hari utubuye cyangwa se udusenyi turi mu mpyiko. Ibyo bintu mujya mubyumva bavuga ko ubwo burwayi bubaho. Ubwo rero ubwo burwayi ahanini bukunze guterwa no gufata ibiribwa bikize kuri poroteyine ariko byinshi cyane. Urugero twavuga harimo amagi ndetse n'inyama zitukura. Rero iyo umuntu akeneye poroteyine, hari ahandi hantu ashobora gukura poroteyine ariko hasa nk'ahizewe kurenza muri izi nyama zitukura, cyangwa se mu gufata amagi menshi. Harimo nko kwirira ibishyimbo cyangwa se n'ibindi binyamisogwe. Bishobora kugufasha kubona poroteyine, ariko iriya poroteyine irizewe, siyansi igaragaza ko iba yizewe cyane kurenza izi poroteyine dusanga mu magi, cyangwa se zino poroteyine dusanga mu nyama zitukura. Niyo mpamvu uzasanga inyama zitukura ahanini, ndetse no gufata amagi menshi cyane atageze inzego z'ubuzima zikunze kubabwira ko atari byiza. Ku mwanya wa gatanu rero turahasanga kwirinda ibiribwa cyangwa se ibinyobwa byongewemo isukari cyangwa se bifite isukari nyinshi cyane. Hari ibinyobwa bikunda gukoreshwa, murabizi, cyangwa se no gufata isukari mu buzima busanzwe nko kunywa icyayi, ariko ukunda gukoresha isukari nyinshi, cyangwa se ugafata n'ibindi binyobwa bizwi ku mazina y'ama energy drinks. Ni ibinyobwa byo mu bwoko bugiye butandukanye, ariko ibinyobwa impamvu n'ubundi bakunze kubiha ayo mazina ni uko bibonekamo isukari. Iyi sukari rero yibaye nyinshi ishobora kongera risiki yo kuba umuntu yarwara diyabete, kandi diyabete ni ikintu kibi cyane, kuko diyabete ihita igira uruhare mu kwangiza impyiko z'umuntu. Rero gufata isukari igennye iri mu rugero
cyangwa se kwirinda gufata bino binyobwa byongewemo isukari, cyaba ari ikintu cyiza cyane waba ukoreye impyiko zawe. Ku mwanya wa gatandatu turasanga guhagarika inzoga ndetse no kwirinda inzoga. Inzoga rero nazo murazizi, biragoye ko hari umuntu muri sosiyete waba utaramenya yuko inzoga zigira uruhare mu kongera umuvuduko ukabije w'amaraso. Inzoga rero zigira uruhare mu kongera umuvuduko ukabije, bigatuma impyiko zangirika, kuko ari amaraso yajya kunyura mu mpyiko agiye kuyungururwa akagenda ku muvuduko ukabije. Ubundi siyansi igaragaza ko hari udutsi two mu mpyiko duturika cyangwa se twangirika, bigatuma impyiko muri rusange zangirika. Ndetse n'akandi gace k'impyiko kazwiho kuyungurura amaraso kazwi ku izina rya nefroni, nako kaba gashobora kubigenderamo bitewe n'uko kaba kari gukora ku buryo bukabangamiye. Ikindi ni kuri uyu mwanya wa gatandatu, inzoga turazifatanya n'itabi. Itabi naryo rero burya ribangamira imitemere myiza y'amaraso, bityo rero impyiko ntizibone amaraso ahagije, cyane ko itabi naryo ryongera umuvuduko ukabije. Ariko itabi rikaba ryihariye ikindi kintu cyo gutuma ingingo z'umubiri zitabona umwuka mwiza wa oxygene udufasha mu guhinduramo ibyo twariyemo imbaraga, kuko mu itabi harimo ikinyabutabire kizwi ku izina rya carbon monoxide. Iki ngiki kigenda kigafataho umwuka ubundi usanzwe udufasha wakabaye ufata mu maraso, kugira ngo amaraso ajyane uwo mwuka aho ukenewe mu ngingo z'umubiri. Bityo rero bigatuma n'ubundi impyiko zitabona umwuka uhagije ndetse n'amaraso ahagije mu kugira ngo zikore akazi kazo. Ariko kandi n'ubundi ritabi tugasanga ko ryongera umuvuduko ukabije, bityo impyiko ukumva yuko itabi byo ni sakirire bwo ku mpyiko gusa. Guhagarika rero itabi n'inzoga ni ikintu cyiza ndetse n'umwanzuro mwiza wabukoze, kuko ibi bintu bibiri bifite n'ubundi ingaruka zikomeye ku buzima, kuko bitera indwara zigiye zitandukanye, ahanini zitandura. Ku mwanya wa karindwi hariho gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo buhoraho. Byibura imyitozo ngororamubiri mu buryo buhoraho ishobora kugufasha byibura no gukora siporo byibura iminota 30 ya buri munsi, cyangwa se iminota 150, hagati ya 150 n'120 ku cyumweru. Ariko ku munsi iminota 30 ubundi bihagije. Benefit zose ushobora kubona kubera siporo wazibona, kuko siporo ituma ya myanda ari imyanda isohoka mu byunzwe, igatuma kandi ikindi amaraso atembera neza. Siporo ikatuma tugabanya ibyago byo kurwara indwara zitandura nka diabete ndetse n'imivuduko, aho twasanze yuko n'ubundi bino bintu bifitanye isano no kwangirika kw'impyiko. Rero siporo nacyo kiri mu bintu byiza cyane ushobora gukora mu kugira ngo ubungabunge ubuzima bwiza bw'impyiko. Ku mwanya wa 8 tuhasanga kugira ibiro bikwiriye. Hano kuri DLF Academy Olivier tuzabereka ubutaha ikiganiro kizakurikiraho, kizabereka formule ubundi umuntu akoresha kugira ngo amenye niba ari mu biro bikwiriye. Ese uri munsi y'ibiro bikwiriye cyangwa se biri mu kigero, cyangwa se wagiye hejuru y'ibiro umuntu yakabaye agira ugereranyije n'uburebure bwawe. Hano kuri DLF Academy Olivier tuzabereka formule ikoreshwa, nawe uzagenda uyikoreshe umenye niba uri mu bantu bari mu mubyibuho ukabije, cyangwa se bari munsi y'ibiro bikenewe underweight, cyangwa se uri mu bantu batangiye kugira ibiro byazamutse. Hano rero kugira ibiro bikwiriye ni ikintu cyiza cyane waba ukoreye impyiko, kuko umubyibuho ukabije nawe ushobora kugirana isano n'ibintu byo kuzamura umuvuduko w'amaraso, kurwara za diabete, ari naho twasanze ko bino bintu n'ubundi still bigira uruhare mu kwangiza impyiko z'umuntu. Rero hano kuri DLF Academy Olivier, mu gihe ukiri hano wowe ukore subscribe kandi n'inzogera, tuzaguhereza tip ndetse tunagusobanurire ibintu bigiye bitandukanye, usobanukirwe ubuzima bwawe. Ku mwanya wa 9 turahasanga hari igihe umuntu ashaka kwihagarika ariko ntahita abikora. Burya uri gukorera ikintu kibi impyiko, uri kuzangiza, kuko utuma zuzurirana imiyoboro y'inkari nayo ikuzurirana ikanabyimba. Ariko nanone ikindi, iyo hari microbe ziri mu nzira cyangwa se mu miyoboro y'inkari zawe, bityo uruhago rwawe rukuzura inkari ntuhite wihagarika, byongera risk zo kuba izo microbe zagera noneho mu mpyiko mo imbere, kuko urumva inkari ziba ziri kuzurirana mu nzira. Rero bituma wongera risk zo kuba na microbe ziri mu nzira zo hasi zitangira kuzamuka zerekeza ku mpyiko. Rero ibi ngibi gushaka kwihagarika ntuhite ubikora, burya urimo kongera risk zo kuba uri kwangiza impyiko zawe mu buryo bwo koherezayo microbe, ndetse no mu bundi buryo bwo gutuma imiyoboro y'inkari ibyimba cyane. Ku mwanya wa 10 rero turahasanga kwitoza kugira isuku y'umubiri ndetse no ku myenda y'imbere. Nk'uko turi kubivuga, uba uri kwirinda ko wagira ubwandu cyangwa se microbe mu nzira cyangwa se mu miyoboro y'inkari, bityo rero bikazarangira bigeze ku mpyiko. Hano uba ugomba kwirinda infection zafata muri ya myanya
kuko bishobora kurangira zino infection zizamutse zikagera ku mpyiko bikazangiza. Rero muri rusange ibi nibyo bintu 10 by'ibanze twakubwira, usibye ko hariho ibindi bintu buno tuba tutabashije guhita tuvuga. Wenda tuzazana umutumirwa hano kuri DF Akadomo Olivier ibi tukoreye ikiganiro kirambuye kuri ubu buzima bw'impyiko mu buryo twabubungabunga ndetse n'ibimenyetso twongere babibasobanurire neza uko twabivuze no kuri DF Akadomo Olivier. Njye mwari kumwe nitwa Manzo Olivier, umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuzima. Njyewe mbagezaho ibiganiro bivuga ku buzima, ariko ibiganiro bya hano kuri DF Akadomo Olivier ni ibiganiro bigamije kwigisha mu buryo bwa rusange, ntabwo bikuraho amasomo yihariye cyangwa se ubujyanama bwihariwe wahawe na muganga ukuvura cyangwa se n'inzego z'ubuzima. Niba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo tuzabone mu biganiro by'ubutaha, ugakana n'inzogera kugira ngo uzajye tubona amamenyesha akubwira yuko ari ikiganiro kibaye uploaded cyangwa se gisizwe kuri DF Akadomo Olivier, kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro bigufitiye umumaro. Niba wakunze kino kiganiro rero wakanda like, ugashyiramo n'igitekerezo muri comment, ugakora share ku nshuti zawe, kuko amakuru nk'aya ngaya ni amakuru y'ingirakamaro utakwiye kwihererana wenyine. Reka rero nkubwire ngo tuzabane mu biganiro by'ubutaha no kuri DF Akadomo Olivier. Ciao ciao.